Ni gute YouTube algorithm ishobora kugukunda cyangwa gukunda channel ntoya ikayizamura vuba, ikayiha views nyinshi kandi vuba. Hari ikintu kimwe gikomeye channels nini zizi ariko channels ntoya nyinshi zirengagiza. Iyo ugikoze neza algorithm iragukunda ikagusunika hejuru ukagira views nyinshi cyane. Bitewe n'iki? Bitewe n'ibyo wagiye ukora. So rero muri iyi video tugiye kuvuga ku step by step icyo ugomba gukora kugira ngo algorithm ya YouTube iguhe promotion yihuta, yaba uri channel nshya cyangwa uri channel ikizamuka. Reka rero dutangire nk'uko mubizi murabizi ko algorithm ariyo ituma video yawe irebwa, ariyo ituma igupushinga ikakujyana ahandi hantu, bityo rero YouTube yawe ikamenyekana cyangwa YouTube channel yawe ikamenyekana bitewe na algorithm, kuko algorithm ireba attention y'abantu baguha, ikareba n'abantu bamara igihe barebaho. Tugiye rero ku kintu cya mbere, icyo algorithm ikunda mbere na mbere ni icyo bita view duration. Kuvuga ngo iki ni cyo algorithm ikunda bwa mbere. Kuvuga ngo icyo algorithm ikunda cyane si ibyo ubona kuri thumbnail cyangwa kuri title gusa, ni igihe abantu bamara bareba video yawe, aricyo bita views duration. Niba ushaka ko algorithm ikunda, ugomba gukora video zifata umuntu zikamumarana igihe kirekire. Ngo small channels zitsindwa ahangaha, zishyiraho video ariko abantu bakareba amasegonda 10 gusa bakazireba nyine bitambukira. Ni ukuvuga ngo wowe niba ugiye gukora video yawe, niba utangiye video yawe, kora video ku buryo mu masegonda 8 cyangwa amasegonda angahe utangira kuba wakuriye umuntu. Ni ukuvuga ngo umuntu arahari arimo arareba ibintu byawe, ariko se ibyo bintu byawe ntabwo ari ubujyaho ngo ahita akora skip cyangwa abona ko bitamubereye akabisimbuka. Oya, kora video yawe ku buryo umuntu asigara kuri video yawe avuga ngo reka nkomeze ndebe iyi video irangire, bitewe n'ibintu uri gukora, bitewe n'ibyo uri kumubwira. Tugeze ku kintu cya kabiri. Ikintu cya kabiri kiravuga ngo gukora hook ikurura algorithm. Ni ukuvuga ngo aha ngaha hook ya mbere ni amasegonda 3 cyangwa 8. Nimara ubwira abantu video intangiriro introduction ya video yawe. Ni ukuvuga ngo algorithm izaguha chance cyangwa izaguhuza, nibona uvuga ibintu bizima izahita igushyira, nubona uvuga ibintu bitari yo izahita igutambuka igere ku bindi. Ni ukuvuga ngo gerageza iminota mikeya cyangwa amasegonda makeya ubwire ibintu abantu bahita batangira kwinjira muri mood ya video bagiye kureba. Kuvuga ngo abantu nibakunda icyo bintu byawe mu masegonda 8 bizatuma ya video batayirambirwa, maze bayirebe neza kandi ubone byihuta. Kuvuga ngo niba views zawe zipfira ku munsi wa mbere, ibi bintu mubwiye bitatu nibyo bigomba kuba byakurokora kugira ngo ukomeze gukora kuri YouTube, ukomeze guhita ufata abantu mu kanya gato muri video yawe ikomeze irebwe kandi ikomeze gutera imbere, kugira ngo buri wese uyirebye avuge ati wow, uno muntu arakora cyane, avuge ngo reka nkomeze ndebe iyi video iraza kungeza iki ku ndunduro. Tugeze rero ku kintu cya gatatu aricyo bita topic selection. Topic selection ikintu cya 70% cy'intsinzi. Ni ngo small channels zisenyuka mu buryo bumwe guhitamo topic mbi. Ni ukuvuga ngo YouTube ntabwo itera imbere ku muntu ashaka gukora video, iteza umuntu ashaka gukora video, itera imbere n'abantu bashaka kugera kuri video. Ni ukuvuga ngo video y'abantu bari kwishakisha cyane, YouTube iravuga ati algorithm iravuga ati abantu bari gushakisha video, reka nyisakaze no ku bandi bayirebe. Ngo hitamo topic nyine kuvuga ngo topic is already trending cyangwa ifite high demand. Ngo topic iri gukundwa n'abantu, topic iri gushakishwa n'abantu, yihitemo. Ngo iyo topic iri gushakishwa n'abantu niyo ishobora kuzakugeza kure, niyo izatuma algorithm ivuga ngo uyu muntu akoze kuri no topic iri high demand, abantu bose barimo barayikenera, reka ndebe ko namuzamura mushyire kure, reka ndebe ko namugeza kure. Ngo wowe searching strategy ugomba gukora, andika topic muri search, urebe suggestion, urebe abantu ukuntu bayikunda, reba video zifite views nyinshi ugereranyije n'umubare wa subscribers. Tugeze ku kintu cya kane, CTR ariyo thumbnail cyangwa title.
Niyo ngo CTR na click ariyo click to thread, iyo thumbnail yawe ibonetse n'abantu, iyo ibonye n'abantu 100 bagakanda batanu, CTR ubwo urumva ni 5%, iyo ari munsi ya 4% algorithm iragucukura nyine igushyira hasi. Small channels zigomba thumbnail zifite simplicity, contrast, emotion na clarity. Tuvuga ngo thumbnail yawe igomba kuba iteye amatsiko ku buryo umuntu wese ayirebye avuga ngo wow, akayiklikingaho, akavuga ngo reka nyiklikingaho kuko iyi thumbnail yanjye ni nziza, kandi agahita uwo mwanya ugomba guhita ubikora. No, thumbnail yawe igomba kuba ifite amatsiko, ifite amabara, ifite amagambo make ku buryo umuntu wese ayigira igaragara, ku buryo igaragara neza. Mureba nk'aha ngaha isahani igaragara neza murayibona namwe. Ni ukuvuga ngo umuntu wese akunda kureba ikintu kigaragara neza cyane kandi cyihuse. Ni ukuvuga ngo rero gira amagambo make ugakora. Tugeze ku kintu cya gatanu, the secret, consistency and feedback loop. Ni ukuvuga ngo ibyo algorithm ikunda cyane kurusha byose ni feedback loop. Iyo ukora video 3 cyangwa 5 muri topic imwe, algorithm iravuga iti uyu muntu azi aba bantu bashaka iki, ikagusunika consistency. Ngo su gushyira video buri munsi, ni gukora content ifite direction imwe. Ni ukuvuga ngo ukora, ugira ibanga ryo gukora content yawe abantu bakunda, ureba abantu bazikunda. Niyo wakora content imwe, niyo wakora video imwe ariko ukora content abantu bashakisha, ukayifokasingaho, ukayigaho, ukayicaraho, ukayikora neza, icyo gihe algorithm rwose izakwerekana abantu. Kuko ngo algorithm yo ireba ese audience yawe ni iyihe, ese abantu barimo barashaka iki. Uvuga ngo wowe icyo ugomba gukora, ugomba kugira ibanga ryo guhozaho n'ibanga ryo kuba wakora video yawe neza. Tugeze ku kintu cya gatandatu. Ikintu cya gatandatu kiravuga ngo encourage traffic signal. Ni ukuvuga ngo reka nkwereke ikintu gikoreshwa n'abahanga. Ni ukuvuga ngo end of the video, murabizi ko hariho call to action, ugomba gusobanura video ukavuga se iyi video izakorwa n'iki, bizagenda bite. Ni ukuvuga ngo bwira abantu icyo video ikubiyemo, ubwira n'abantu bakomeze kugira ngo barebe n'izindi video zizakurikiraho z'ubutaha. Iyo abantu barebye video imwe bakajya ku yindi video ya kabiri, algorithm iravuga iti this is a channel keeps people watching YouTube. Iyo iragukunda cyane, igenda ikwereka abandi, igudistribute, mbese igenda yerekana amashusho yawe hirya no hino. Ni ukuvuga ngo rero niba uri small channels kandi ukunda YouTube algorithm, ibi bintu bitanu byose tumaze kuvuga aha ngaha bitandatu, uko algorithm izagukunda, izagushyira hejuru, kandi views zawe zizazamuka cyane mu buryo nawe utabasha kumva. Niba ushaka video irenze iyi, komeza urebe andi mavideo yo kuri MD Empire TV ngo tujya tubategurira, uzamenya impamvu views zipfa mu masaha 24 n'ukuntu uzazizamuka. Ni ukuvuga ngo niba uri kubwira abantu ibintu, komeza ubarebe. Iyi niyo MD Empire TV. Tubakora ibiganiro, kuko ibiganiro tuba dukora ibijyanye, tuba tugira ngo namwe mumenye YouTube neza. Impamvu rero mbabwira ibi, niba uri hano uri mu YouTube content creator mutoya kandi ukunda YouTube algorithm, ukunda YouTube algorithm, ibintu maze kuvuga hano bitandatu bizagufasha kuba wagera ku ntsinzi. Algorithm izagukunda, izagushyira hejuru, kandi views zawe zizazamuka. Ni ukuvuga ngo algorithm nibona ibyo ukunda, ikabona ko ufite audience nini, ibyo bintu izabikugeza kure. Niba ushaka video rero irenze iyi cyangwa zirenze isi, ushaka amahanga ya YouTube, ushaka updates za YouTube, n'ahandi ni kuri MD Empire TV. Nk'uko duhora tubibabwira, turabakunda, dukunda ibintu uko muducurikira. Rero niba uri mushyashya aha ngaha rwose, ndagukangurira ko uzageza ukabana natwe, ndetse ukaduha na like n'ubuntu, subscribe n'ubuntu, nta kintu baguca, kugira ngo tuzajye dukomeza kugendana, dutera imbere, duterane imbere mu mutugu. Rero rwose icyo mwisabira ni gukanda like no gusharinga izi video zacu, kugira ngo mujye mumenya ibyo twigisha kandi mubigeze naho n'abandi. Ntabwo twebwe twakwigira tutari kumwe namwe. Ni mwebwe tubikesha rwose kuba twarateye imbere. Ntabwo twe ari ubwenge bwacu cyangwa ari ibintu birenze, ahubwo ni kubw'impuhwe zanyu mudushyigikira buri munsi uko bukeye n'uko bwije. Turabashimira rero, turagira ngo rero tuzongere gusubira muri video y'ubutaha.
videwo tuzarebera hamwe uburyo bwinshi bwo kugira ngo dukure amafaranga kuri YouTube channel zacu. Murakoze rero, nakagaruka, ciao ciao, ndabakunda cyane, bye bye.